ariko wiruka inyuma y'iriya mbwebwe kubera iki? ariko papa Rameki untererana kubera iki? ariko mama fi buri munsi amafaranga kubera iki? ariko ke urakomeza gutesha umugabo mu mutwe kubera iki? kuba uri muri umuna wanjye bisobanuye gusuzugura umugabo kubera iki? ariko Ozi byose niwe mporera kubera iki? ariko sister ugenda umvugira amabanga kubera iki? umutindi nkawe akundana na musaza wanjye kubera iki? ariko mabuja ko nkukubira amasafuriya nkagukoropera ntushime kubera Rameki hari ikibazo njya nibaza ni gute umugore ashobora guca inyuma umugabo we kubera iki? niko keza kuva nta gushaka ntago ndishima n'umunsi warimo kubera iki? kubera iki? kubera iki? kubera iki? kubera iki? kubera kubera iki? kubera iki? kubera iki? kubera iki? kubera iki? uwo ziri yarifasha aragenda nyina ntazi naho ari ntazi naho yagiye ubu mama wozira arenda gutora amashashi ntacyo yakusigeza aho ngaho dore turi muri sabe sharuzi ibibazo nahuye nabyo nasanze wozira amaje kuyabikuzaho mu minota 30 ishize. uriya mugore yabonye afite amafaranga yumva afite byose ariko ikirenze kucyo ntabwo buryo ufite amafaranga afite byose. umva nkubwire ibyo bintu uvuga ntago ari byo ujye wibuka ko uriya mugore ari inshuti yawe ntongeye no kugarura icyo kiganiro nyihera ibiryo nirire njye kwiryamira. ibiryo kuzo wakumva uvuga ngo ibiryo yagira ngo ni nibindi wagira ngo siziriya mvange imvange nyine hahirwa abazibona. sawa reka nze kuzanira uki. ariko ke iyo urebye ubona inama nakugira atariyo erega uri mukuru buri mukuru. ceceka ntabwo uzi ibintu wankoreye umva wankuye kure buri gihe narabitekerezaga ubwo ukanyica nkumva uburyo ngiye kubeshya sineza uburyo nakwikura muri biriya bibazo. ibyo ugomba kubyikuramo ibyo ubwo bukabireka ubundi ukabyiyumvamo kubera ko yagushatse agukunze. umva cyo ukoze cyo warakoze pe warakoze wankuye mu mazi abira ubu sinjya nibaza uburyo ubu ngubu ukuntu aho mba ndi cyangwa n'uburyo mba nicaye umva nari narahahamutse. rero nagukorera umuti ugomba kuzampemba sibyo cyane. shiri maze papa yambwiye ngo azaza kudusura ejo bundi kwa kangahe se? ndumva ari umusibesho. nese ubwo twamutegurira ikira buriya se twamutekera gusa bisanzwe ibyo kunywa byo ni kuri butiki. twamutekeye iki se ko abantu bakuze batoranye? we yikundira umuceri cyane cyane n'ifiriti cyangwa se ibirayi bya sote imboga zo ni zisanzwe. ariko abantu bakuze bakunda guhurira ku bintu nk'ibyo ngibyo kuko abantu bakuze bose bakunda ibintu bikomeye abantu bose usanga bashaje bakunda umuceri cyane. rega buriya sinzi umuntu agira ikintu akunda ariko cyane cyane abakuze bo bakunda umuceri. ubwo uzamfasha kumwitegura? nari bisheri tuzabikora ahubwo ugira iyo shati irangize vuba nanjye ngere njye mu kazi. ndabirangije humura. okay. ubwo urashaka kumbwira ko inda twita ari yanjye rero? ese urimo kumva nkubeshya? nabibwirwa n'iki kandi ubana n'umugabo? nari mbizi kuri bumbwire gutyo rwose kuva nava hano sindabonana na Rameki na rimwe. ikindi cya kabiri mbere yaho nari ndi mu kwezi kwanjye nabonanye nawe hashize ibyumweru maze kumenya yuko ntwite nibwo nemeye kubonana nawe. ndabizi neza rero ko inda mfite ari yawe. ibyo ndabyumva ariko ikibazo gisigaye ni kimwe ugomba kuza tukabana rero. ariko noneho narumiwe uzi ko utanagira n'isoni ibyo bintu ko ubizi byibaho. uzi ko ndi umugore w'umugabo wasezeranye mu mategeko. uzi yuko byonyine akureze yuko wamutwariye umugore no gufungwa wafungwa kuko narasezeranye. ahubwo shaka icyo twakora. ibyo ndabyumva ariko ntacyo uzajya uza murakuze kugira ngo uzabyara umwana dusa. tugiye kunyibarukira imfura ugiye kuba papa. ubu si cyo ngicyo nicyo cy'ingenzi. ndakubwira ngo ushake icyo twakora ukambwira nk'ibyo ngibyo gusa icyo nkwisabiye ndakwinginze ubigirire ibanga urimire ku buryo Rameki atazamenya yuko tunaziranye. ibyo ndabigukorera humura kandi ntabwo azabimenya sibyo? ariko nawe uzajya ushaka ukuntu uzanyine kugira ngo uzina mwana azavuke dusa ishimwe
ugiye kunyibarukira imfura. So icyo ngusabye ni icyo ngicyo, no gukomeza ukaribika. Ako sheri. Ntubu koko ubu uri koga? imico y'ukuntu mu cyaro mwobe yatangiye kumfata. Ahubwo uri kwijwa bagura. Pasiporo Wakunamye se nkagutsiritanye. woze gutsirita. Urabona ko akundi boza imodoka. Zikagenda zigacya zigasa nk'urutare. Urumva? Nonjyanye mu kinamba. Ndaje ngukube neza ngufitinyire. Shira ahubwo unama nkwereke. Nukuri unama nkwereke. Sumbo wari uri koga. Ase kutinyama. Akonje sheri. None wagiraga ngo dushyushye. Kubona n'ibijumba bitarasha ubwo wazarya ryari. Ntabwo se shira werukaga koga ryari. Ubwo icyumweru nigishize. Imico y'icyaro itangiye kumfata niyogera pasiporo. Ako sheri. Ujya wibuka ukuntu iwanyu wajyaga woga amazi ava hejuru, ntabwo ugiye kumburara? Nayakumbura gute se kandi usigaye unsirita n'utwo dutoki twawe tunyerera ukuntu. Naratse. Ahubwo shira waruze n'ikindi. Ya gusigara wikuba amaguru. Njya kuzana umunyu dore wa wundi nasanze washize. Namugiye kuri butike bikunza ndene n'agacupa ko kurenza. Agaki? Agacupa. Uranyishyura? Cyakunda amafaranga narumye. None uragira ngo tuzahombe? Akosheroza ko nyibukije. Cyero gikore wacu najyaga nkwemerera amafaranga namara kuyakwereka gutya gusa ntaranayaguhereza ukabura yampapuje. Seri kiryagiye nari nyifite ubuturage ariko ubu namenye ubwenge. Ubuse nacuruza nkopa tukazunguka. Kereka nyaruka. Ngaho genda nayo. Maze ndebere nashiririza ibijumba bikuzi. Sawa. Papa karibu rero. Restare. Reka dangiye bora nta kintu mbiziho. Nta kintu mbiziho rwose. Mukurikira ahubwo kira n'ikimenyetso cya mbere kikerekana ko atwite. Koko se? Ibyo bikubwira ariko ugende mukuru ndabizi. Ahubwo se abanye byabaye mama, byanshimisha n'ukuri. Kuko nawe ugiye kubona kuzukuru. Oya nibyo ntabwo mubeshya. Mukurikira urebe. Kandi ko bimeze da. Umukobwa wanjye ndagusaba imbabazi kubw'imico wambonyeho mibi muri iyi minsi, kandi umbabarire usubire ku ishuri utuje rwose. Papa mwarambabaje cyane kandi cyane pe. Kuva nava ku ishuri nta mahoro na make nigeze ngira muri uru rugo. Ni intonganya za hato na hato kugeza ubwo n'umuvandimwe n'umwe tukivugana. Ndabizi ko habaye amakosa ariko ngusabye imbabazi nk'umukuru w'umuryango kandi utubabarire twese. Narababariye kuko ntago menyereye ko hano ugeze haba intonganya. Natumwe no kubona muhora mushwana. Ubu muri usubire ku ishuri nubwo ariko uzasanga twaramenye aho umusaza wawe ari. Sawa nta kibazo ndagenda nimugoroba. Nizere ko watubabariye. Kandi ndanezerewe. Yatereka kubeshya. Sister ariko no guseka. Ibyo nakinishaga byambyariye amazi nk'ibisusa. Umva numbwire ko Rameke yakuvumbuye. Nahita numirwa. Ubonye niya mvumbura byibuze ko byari kuba byoroshye. Ese ko mbona badagazwa ubundi habaye iki? Nakubwiye ko abagore mutagira ubwenge. Yango nakubeshya. Yashyana ngo ni keza byatwaye inda. Yawe se cyangwa y'umugabo we? Ngo yanjye da. Ngo ngiye kuba umupapa w'umwana adafite uburenganzira.
akabagabo muransetsa ni gute se umugore ufite abagabo babiri ashaka kuvuga ko amutenduka byemera ariko rero nkurikije ukuntu babanye n'ibyo yansobanuriye sha niyanjye pe gusa yansabye kutazabivuga tuzamubekera ibanga nawe ndakuzi n'umunwa wawe ubuceceke kuko namukwiwe tuzaserera akumva se ko yagumana umwana wacu bikemera oya nanjye ntago ndi umwana ibyo bindekereye icyo nzakora ndakizi gusa bro ugiye ko twasigaye turi bakeya nta mpamvu yo gutakaza abadukomokaho ya ibyo ndabizi kandi ntugire ikibazo katwirira umugati sibyo muraho amakuru impamvu nabatumyeho hari ikibazo byatangirije cy'amakimbirane afatanye n'abaturage yamaze kukimbwira akimbwiye numva njyewe ubwanjye nta kimanda umwe niyo mpamvu naje kugira ngo mbega mumfashe dufatikanye dukemure ikibazo cy'abaturanyi be na byatuko barahanganye cyane none se sije waruhaye ijambo yaretse nkavuga ariko yabanza avuge ikibazo mfite ko mwatuzajyana atari inama dusanzwe tuyikorera impamvu twashanga no kugira ngo ikibazo cyabereye ariho tuyikemurira ndumva gateo ngaho biyata yaje cyababwira mukamfasha twakemura ikibazo cye afite n'abaturage ndi se handi heza nkaha bahakora he bakorera inama ngewe ikibazo mfite aha Imana ishimwe nuri ubwo yakererewe ariko araje uriya ni nawe dufitanye ikibazo cyane Imana ishimwe ko asanze nta kintu nari navuga ngewe ikibazo mfite ngifitanye n'aba bantu ndetse n'abandi bose bo muri uyu mudugudu nubwo haje bakebura b'intumwa zabo muyobo urabizi neza ko muri uyu mudugudu harimo umushyitsi ndetse si n'umushyitsi ahubwo ni umuturage kuko aha yarahaguze ntabwo akodesha ngewe rero aba bantu abana babo birirwa bamwiruka ngo umuzungu bagenda bamukorakoraho mbonereho mbiyame rwose bafata abana babo ikindi baba bavuga ngo ndiyemera ngo mfite umukwe w'umuzungu bose muraseka ibiki ngo nsige ngo nambara ibitenge byiza ngo ndamaze nibe nyambara ndamaze namwe muzagira umukwe w'umuzungu mbonereho nakanya mbiyame umva namwe muri kubaka mbonereho mbabwiye simbabujije akazi kanyu namwe mbabwire namwe mubyumve waje mwana wa dore n'uyu nguyu n'uyu ese yo kutamuzaniye agatebe ngo yicare waricara hasi oya mana umuturage nk'abandi nawe reka gukabya nicarane n'umugabo mugenzi we nawe yumva inama icyo bivugaho ikibazo ese uriya muzungu azi ikinyarwanda aho nyumve basuhuze mwana wabasuhuze ndabashuje mwese oya ndi umuntu nkamwe nta by'ubuzungu umva ukuntu abaswa basa n'abasazi ngo ni umusirikare ubusore arebye ubona ni umusirikare kubera ko muri abaturage nyine mutazi ko tuguhunga rero nta wundi munsi wayicaye vuba hakundi mweretse guhwihwisa emerare egara hicaye twumvikane murakoze impande zombi nazumvishe umwanzuro nyine twafata ari njyewe namwe umwanzuro twafata uretse muyobo kuwa gatandatu mbanza mbiyame umva muyobo uretse mbere gufata umwanzuro mbanza mbiyame mumurebe mwirebe kandi nibe nambara neza ndamaze nta kibazamukuraho umwanzuro n'inguyu kuwa gatandatu azabaza gushyirisheho derede ujye ureka gutegura kuwa gatandatu ku muganda rusange mu gitondo saa moya mwitwara amapiki n'ibitiyo n'amasuka muza ikibazo cy'ingo tuzakemura umuganda urangiye saa 5 ubundi mbaho ukuri